umuntu agira icyifuzo cyo kurya akajya gusengera ibiryo, kandi ikindi akajya gusengera amafaranga. Usengeye ibiryo, usengeye amafaranga, usengeye imyenda, usengeye n'inzu, usengeye inkweto, byose urabisengeye. Ariko usengeye n'iki? N'amafaranga. Ariko reka mbakosora aka kantu, ntabwo ibyo bintu byose wabisengera ngo uzabishobore, watagangarira mu nzira. Hari abo Imana igiye kubuza amahoro ku buzima bwawe, hari ibyaburiye igisubizo Imana igiye guha igisubizo, hari ibyabuze ijambo Imana igiye guha ijambo. Kuko aravuze ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta, kabiri avuga ngo kandi niwe mfashe ukuboko nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Imbere yacu rero hari umuhanuzi, umwana w'Imana, umukozi w'Imana, ikiruta byose akabakunda Imana. Wenda nshobora kubabwira umuntu uri imbere yanyu mukumva ko ari umuntu ngize ute woroheje. Curiye kuri guseka. Ndi guseka. Nikabanze nguvugiyeho gatoya. Yego. Uyu muntu ni umwana w'Imana. Yego. Niba muzi gukurikira neza, umwana mu rugo ni cyo kintu abasabwa. Umwana mu rugo ashobora kuba agomba kuba yujuje kuba ari umwana n'indangagaciro z'iki? Z'umwana. Z'ubwana mu rugo. Ushobora kuba umwana w'Imana ariko utabahe mu rugo. Kuko twese turabana b'Imana burya. Icyo kintu babanze bakimenya. Icya kabiri, uyu ni umuhanuzi uhanura ibya hano bikagira ute? Bigasohora. Ngewe nandika kuri titre nshobora kwandika ati umuntu ukubwira hazaza. Ni nabyo. Akubwira hazaza kuko ibyatambutse ntago akeneye kubikubwiye kuko warabibonye. Cyokora ashobora kubikubwira nk'ikimenyetso ko ibyo akubwira kugira ngo ubyizere. Yego. Ariko sinzi hari abantu bakunda kuvuna ijwi ry'Imana. Hari abantu bakunda kuvuna ijwi ry'Imana. Ukamubwira ukabona ashaka kubishidikanya, ngashaka kwemezwa n'ikimenyetso. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga abantu. Yego. Imana ibabwira ati ngukuriyeho impanuka, akanga kubyizera neza. Kugira ngo azemere ko Imana ariyo yavuze. Imuha ikimenyetso. Ikamuha ikimenyetso. Wenda urugero. We n'impanuka yo kuzakwica yari ya moto. Ugiye kuri moto igukubisa hasi ugize igisebe. Cyangwa ugakora impanuka y'igare. Nyine bishaka kukwemeza. Kubera ko wanze kwemera umva ko atari byo cyangwa se urashidikanya. Ariko Imana yonyine kubera ko yari izi ko bizaba, kuko gushidikanya kwawe igwa ikimenyetso kikwereka ko n'impanuka wari kuyikora ugapfa. Gusa ikimenyetso igwa ntabwo ikwica, ahubwo igwa ikimenyetso ko yavuze ko ikurinze impanuka. Iyo ivuze ko ikurinze impanuka ukaba utabishikira neza, ikwereka ikiragutuma ubishikira. Urugero nk'ubu urakora impanuka y'imodoka ugapfa cyangwa se ukamara nk'ukwezi uri ku bitaro, iguha impanuka ya moto ukabirwara icyumweru mu mwanya urabirwara umwaka cyangwa se ukwezi. Icyo ni ikimenyetso, kandi ikimenyetso kirababaza. Ariko nyine nta muntu nakwifuriza ikimenyetso. Mutagutindije aragukereza. Sinzi niwo mugana abantu bawumva neza. Utagutinze aragukereza. Abantu nimukajya muvuza iki ibimenyetso. Uyu muntu ni umuhanuzi, ni umuvuga butumwa. Ikiruta byose njye nkunda amagambo ava mu kanwa kiwe. Yego. Curiye? Karame. Sinzi hari n'abantu benshi bambwiye ko bakunda amagambo ava mu kanwa kawe. Hari umucayi ni box kamwe ati David ticyako tugira abantu benshi. Umuntu wese utumira abafite quartier. Yego. Ati umuntu wese mukunda ku buryo bwe bwigize ute? Yihariye. Kubera ko twese nyine turi abantu. Ariko ibituva mu sibimo cyangwa se ibyo tuvuga biratandukanye. Rero buri muntu wese agira ijambo rimukomeza cyangwa se yavuga rigakomeza n'abandi. Ukuvanga ijambo navuga siko warivuga, ariko singiye urivuga, ahubwo no watugiriye icyizere. Wirambye atamye ati buri muntu wese uzana rero akamubwira bari abantu uzana n'abantu biza buza amavuta y'Imana. Tariko rwose ya karite ageze kuri ati uriya muntu agira amagambo meza. Ndaseka nawe ati se abana bane bagira amagambo meza ba David. Nari gusanga umuntu nyine yujuje kate zose zisabwa. Yego. Sibyo ugasanga hari ikintu kimwe abura. Sibyo ugasanga undi nawe ikintu cyose wamukeneraho ugasanga aragifite. Ndavuga ati buri kintu abantu bakenera twaka abana nange reka nishyiremo tugishe ukuri. Abantu badukurikirana kuri Rwanda TV akenshi dukunda ubuhanuzi. Barabukunda, abantu barabukunda. Usibye ko ubu ngubu basigaye bakunda ijambo ry'Imana. Oya. Ubuhanuzi barabukunda. Ariko n'ijambo ry'Imana basigaye baryubaha cyane. Kubera ko ijambo ry'Imana hari abantu benshi bazi ko ijambo ry'Imana ari ryo riba ritavangiye. Ariko hari n'abubaka ku buhanuzi akaba yaguhamagara ategereje ngo umuhanurire, undi akaguhamagara kubaza ijambo ry'Imana ryanditse.
wenda reka nivuye kano kantu agafashwa n'ijambo kuruta uko yafashijwe no guhanuza. Iyo ngiye kumwakira ariko kumuvugaho gakeya reka mvuge kano kantu nimuze kuvuga ngo njye ni umupagani cyangwa ntago nzi Imana neza. Imana ndayizi niba kwigisha ijambo ry'Imana ngiye kuvuga ikintu kiri ku mutima wanjye ndafashwa nkanaryubaha nkanafashwa pe kandi nkumva ko ubwo buhanuzi ari ubuhanuzi butagize ute butavangiye ariko ikirenzeho kese iryo jambo ry'Imana Imana yimanutse ikavuga ati David iki Imana imbwiye ngene usomo uyu murongo nibwo bwati ijambo ry'Imana none se oya Imana imbwiye ati ngene umve no jambo genda usomere ijambo ari ijyanjye nibyo ryawe ari ijyanjye nibwo uryubaha oya ndaryo navuze ko nsanzwe ryubaha ariko ni agaciro kandi kadasanzwe uri agaciro kihariye ari uko ari ibya David ushaka ibyawe ku giti cyawe ubwo ngubwo niyo umuhanuzi twagiye gusenga ukavuga ati hano umuntu harimo abandi Imana ikijije basi nizeye ko mu abandi Imana ikijije nanjye ndimo uhita uvuga ati nanjye ndimo abenshi niko twagombye kubifata ko nawe urimo ariko noneho umuhanuzi azaza akambwira ati David mvuka Imana ivuganye nawe ukavuga ati sha njye sivuga n'Imana yamenye ko nari hariya ndi Imana igahita imenya n'izina ryawe cyangwa ikakubwira ati buka ya saha ya saa 8 cyangwa se ya saha ya saa 10 ubwo wakoraga ibi ngibi no ahantu abantu zaducangira ariko bavuga Imana ngibahaye umugisha ariko si mwese yego atashidikanya none se niba atari twese ndi mu kiye cyiciro ariko Imana ije kavuga ati David mva ngo haye umugisha ariko buriya ako kantu nkavuzeho gatoya iyo Imana ivuze ngo mbahaye umugisha ariko si mwese uwuhawe arabimenya n'utawuhawe akabimenya kubera ko utawuhawe ahita yisuzuma ku mutima we ariko turi abantu mwana nyine twese turi abantu ariko David reka nkubwire ni ukuvuga ngo twese turi abantu kandi Imana iravuze ngo iduhaye umugisha ariko si twese ni ukuvuga ngo Julienne azi neza niba ahawe umugisha kubera ko ariyizi kuruta uko David amuzi kabiri ariyizi kuruta uko umuhanuzi amuzi twatwizeye ntago twiyizera cyane kamwe nk'urugero yego Joseph sowe mwaka ni umwana w'Imana yego agakimara kumva ko Imana yatwite yawe yasabyemera se yarashidikanyije ariko nyuma yaho yageze arabyemera nanjye bako kantu ntago kabako gushidikanya yageze aremera agushidikanya nitwabera ko turi abantu kandi ikindi turi no mwese ariko ko agushidikanya kwawe ushobora gutekereza ngo ise mu bahawe umugisha nanjye ndimo hanyuma iyo icyo kintu kibaye uhita usubiza amaso inyuma cyangwa se ibyo wiriwe cyangwa uyu munsi ibyo wiriwe yego iyo kibaye icyo kintu none umuhanuzi akahita kuzaho yego akahita kubwira ati David Imana igaye umugisha Imana igaye ibikonfirma kangahe niho bikonfirma kuri 90 nukuvuga ngo iyo avuze ngo David ngo Imana igwaye umugisha ushobora kubyemera nka 99%. uvuga ngo 120%. ugomba kubyemera kubera ko avuze n'izina ryawe 120%. ubyemera kuruta uko yavuga ngo mwumva uko Imana ivuganye namwe avuze muri rusange ariko iyo avuze ngumva uko Imana ivuganye nawe ubyemera bitandukanye nuko wabyemera ngo mwumva uko Imana ivuganye namwe kuko akubwiye wowe byihariye nawe reka undeke kumisha umuhanuzi kandi twese dukunda ubuhanuzi yego sibye ko ijambo ry'Imana ryo ririhariye Imana abantu babyumve ririhariye pe yego nta nubwo twarizera muri bintu tukugereranya oya ntabwo twarigereranya kuko ijambo ry'Imana ntabwo rigereranyika yego ukuntu ubuhanuzi iyo wicaye undi muhanuzi mugenzi wawe akavuga ati mwumve iki Imana ivuze nzabagaburira nzabambika nzabakorera ibyo abanzi banyu bashatse kugira ute byabe nimutifuza ko muzageraho nzabibagezaho sibyo yego ukabura aho ngaho Imana ikavuga ibyo byose ukabona umuntu muri kumwe Imana isiza kumbwira ati umva ko Imana ivuganye nawe Imana uhita uvuga ati nabyago nabwabahanuzi bwose bwari ubwuzu nyine ukuntu ibintu bimeze weho turi muri iyi si muri ibyo byose nkunda kuvuga ngo mvuke Imana ivuganye nanjye cyane kabiri ngakunda kuvuga ngo akamvuga izina iyo Imana imvuze izina numva mbyibushye kuruta uko ngana ko wirengagizaga ibyo nakubwira umva uze ko murafana kuko wamvunye gusa ibyo ngibyo ntibyabura turi muri iyi si ariko ibintu byose turabikunda pe kuvuga ngo mvuke Imana ivuganye nawe no kuvuga ngo mvuke Imana ivuganye nawe ariko cyane iyo ivuze ngo yewe Julienne cyangwa se ikavuga ngo David ubyubaha cyane kuruta uko wumvise muri rusange kuko muri rusange bati birashoboka ko ntarimo cyangwa se bishoboke ko ndimo ariko ivuze izina uyemera kuruta uko wari uri kuyemera
ariko mpamya ntashidikanya ko amazina yacu yazi. rero bivuze ko kare bamvunaga ubwende mwa akavuge ngo Paul akavugisha ukuri kano kana abantu bakumva neza. Yego by'umwihariko njye nakoze no kubira mu byuma by'amasengesho ahantu henshi dusengera n'abantu badukurikiye namwe muraza kure musanga ibyo bintu ari byo. Maze ko ibyo bintu musanga ibyo bintu ari byo barabikoraho iperereza akabone ko dukurikiwe n'abantu benshi baturusha gusobanukirwa. Tujya gusenga mu byumba by'amasengesho cyangwa se n'ahandi tugasenga turi nk'abantu 500 sibyo. Yego tugasenga turi nk'abantu 500 tugasenga kuva mu gitondo kugera saa 11 turi no mubi tubimaze n'igihe kingana iki iminsi 2 cyangwa iminsi 3 hari n'abasenga iminsi 5. Imana ajya kudusezeka avuga ati bana banjye mwese ko muri icyo mwasengeye ndakibahaye cyarasubijwe. Iyo dusoje amasengesho yego ntago ubona abantu bajya gutonda imbere y'abakozi b'Imana ngo basengera kandi twahoze turi gusenga barahaba. Kubera iki? Nta kwizera baba bafite, baba bashidikanyije no kuvuga ngo wenda kamusobanurira iki kintu. Yego n'abadukurikiye babyumvireho. No kuvuga ngo birashoboka ko David wizerera mu ijambo Julienne avuga kavuga ati byibuze uko basenga kose cyangwa se kamvuge kantange urugero ku muganga. Iyo ugiye kwivuza tujya kwivuza turi abantu benshi ariko ngiye nigeze mpurira n'umuntu ku bitaro arambwira ati Julienne reka nkubwire twasanzeho muganga ariko dusanga atambaye itaburiya. Arambwira ngo uyu munsi ubwo ndi bwivuza ariko ntago ndi bukire. Ndamubaza nti niye mpamvu tarakira kandi babonanye na muganga. Arambwira ati impamvu narakira nuko nsanze muganga nta taburiya yambaye. Ndamubwira ati se itaburiya bajya niye guha umuti cyangwa ni muganga. Arambwira ngo itaburiye ni yera kandi yemeza ko ari muganga uvura ibyazi. Arambwira ngo iyo yambaye iriya taburiya abahawe ububasha bwo kuvura umuntu akagira gute agakira. Ngariko kubera ko atayambaye ntabwo ari bukire. No kuvuga ngo we yizereye muki mwitaburiya ya muganga none asanze muganga nta yambaye afite icyizere ko atari bukire. Bishatse kuvuga ngo nawe hari udukurikiye cyangwa se nawe ubwawe kavuga ati Julienne yavuze ndafashwa cyangwa se yansengeye ndwaye ndakira. Abandi bagasenga bakanahanura ntagire na kimwe wumva ahubwo ukaba utegereje ngo Julienne ari wovuga cyangwa se undi muntu aba ari wovuga cyangwa ukumva ngo dibuze nubwo yandamburaho ikiganza cye byenyine nahita nsubizwa ikibazo mfite. Nukuvuga ngo nimba wizeye ibyo ngibyo gusa nubwo yaza umuntu ari kuvuga indimi nk'iz'abamarayika kandi wizeye ikiganza cya Julienne cyangwa se wizeye ijambo rya Julienne uwo muntu uri kuvuga indimi nk'iz'abamarayika ntacyo yakumarira kubera ko wizeye ko ari Julienne ubishoboye. Uwo muntu wizeye mu itaburiya nanjye ari njyewe atambaye itaburiya ntago navuga. Tuboneyeho no kubwira abaganga nyine ngo bajye bambara amataburiya kuko benshi tujya kwivuza dukeneye n'amataburiya. Julienne niba uri umunyamasengesho uzi ntagaco z'umunyamasengesho. Yego ntago tuzagusanga mu kabari umbye ngo uzampanura ntabwo bishoboka. Ntabwo ufite impani hano bikahita bisaba ntabwo byakunda uri mu kabari. Bivuze nka ntagaco z'umvikana indangagaciro zituranga. Niba uri umukozi wo mu kabari uwo mu kabari wambara nk'uwo mu kabari. Julienne yambaye igitambara gutya usanga yambaye igitenge gutya usanga yambaye kuri afite na Bibiliya mwita umwaza ati umva sha tinzanira inzoga munzanira kamagana be. Ntago wabikora anabikoze abarimo satani. Ariko ubundi tutanavunitse buri muntu wese icyo akora asa nacyo. No kuvuga ngo niba tunagenda ukaba uri mu modoka cyangwa uri mu isoko runaka imodoka irimo abantu barenga 50 ariko buri muntu wese asaba ngo muhigamire mu rukora agire gute yicare cyangwa se atamboka cyangwa se uciye mu isoko umuntu ari kukubaza ikintu ntavuze ngo Julienne ahubwo aravuze ngo ni mu rukore. Abo bishatse kuvuga ngo icyo umuntu akora asa nacyo. Niba uri umucanyi w'amakara uzasa n'amakara, niba uri uwo gusenga uzasa no gusenga, niba uri uwo mu kabare uri uwo mu kabare. None rero nanjye ngusanze kwa muganga ntiwambaye itaburiya waye ntagufata nk'umuntu. Ubwo nukuvuga ngo muganga bafite ikosa. Afite ikosa kuko yiyambuye umwambaro. Nambwiye n'iki kintu. Yego abantu benshi bagira kwa muganga suko bavurwa n'imiti muganga yabahaye. Nukwizera kuba yagiye kwa muganga kumva ko yafashe imiti akiza bikamwongera akabaga ati nafashe imiti ndaza gukira. Navuye kwa muganga. Icyo nyine kigira ute? Ubundi kiramworohereza akaba yakira. Buriya hari ikintu tutajya twizera. Kwizera ni ikintu gikomeye kandi kwizera kurimo umutiguru tuwo muganga atanga. Nukuvuga ngo ugiye no kwa muganga utizeye ntabwo ushobora gukira.
ahubwo ufata umwanzuro ukavuga ati niba umubiri uri kumbabaza ndabyuka mu gitondo njye kwa muganga, ati iyo mvuye kwa muganga byibuze nkabonana na muganga ndakira. Agahita avuga ati kandi hari ikinini kimwe bajya bampa, icyo kinini iyo nkinyweye mpita nkira. Ni ukuvuga ngo yizereye kwa muganga ko ari hagiye mu rugo, nubwo yabonawe cya kinini azi neza ko atakira atagiye kwa muganga. Nibaza kuri ba bantu rero, yego babana dusoza amasengesho twabyose mu gitondo turi gusenga, tumaze n'ibihe by'iminsi 3 cyangwa 4 tubirimo, twasoza amasengesho dusoje n'ibihe byacu, twataha bakahita bajya kuri abakozi b'Imana ngo basengere. Yego buri abantu tubaciraho urubanza, bariya abantu bari mu kuri, bariya abantu ntabwo twabaciraho urubanza kuko niko kwizera kwabo kungana, niho gushingiye. Bakumva ko umukozi w'Imana barambika, bakumva ko umukozi w'Imana uwo ari we wese bizereyemo nabaramburaho ikiganza aribwo barasubizwa. Kuko na Bibiliya tubwira ngo kwizera tugira cyangwa se kwizera uzagira uko kwaba kungana kose kungana n'akamuto ka sinapi, kuzabwira umusozi wimuke uzimuka. Nuvuga ngo wa mukozi w'Imana bizereyemo nabizere bagafatanya kwizera, icyo bashaka baragihabwa. Ariko kubera ko ari we bizereyemo, havuze abavuga butumwa benshi, bahanura abantu barenga 5 ntibabyizera. Bishatse kuvuga ngo nta nubwo bumvise n'ubuhanuzi bwatambutse, nubwo babwumvise ariko nta gaciro babuhaye nk'ikiganza bategereje ko kibakoraho. Ni ukuvuga ngo ategereje ko asoza amateraniro akabyigana kugira ngo ashake umukozi w'Imana kubera ko ari we yizeye. Kimwe rero nuko ukaraba ukava mu rugo ukajya ku bitaro ukajya gushaka muganga. Kandi nanone no mu rugo birashoboka ko imiti kwa muganga bagiye kuguha no mu rugo uranayifite, ariko wizeye ko nujya kwa muganga aribwo urakira. Rero ntabwo twabaciraho iteka, ahubwo niko kwizera kwabo gushingiye cyangwa se niko kungana. Jure tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, tugiye kuganira n'umuhanuzi wacu. Nandi kubanza nakuvuga nkavuga ati uyu ni umuhanuzi mwabantu. Yego usibye no kuba nabivuga, ngereka mvuge muri makeya. Ngiye mu gihe gitoya tumaze iminsi tukana kuvuga butumwa kuri Nake TV. Yego nabonye abantu kuko nanjye mfite abantu banje baba bambwiye amakuru y'ukuntu bica nihagaze bahora bayisengera. Bahora bayisengera. Juriye kuri iyi seka mubwire, hari abantu beza babaho, barahari. Hari n'abantu baza bakagukunda bakavuga ati n'amafuti yawe tuzayagushyigikiramo. Wa muntu nicara ntikireho ikintu uyu munsi, yego urumva akahita nyandika ati David utakoze se n'ubuhoro, agashaka kumenya impamvu utakoze. Nuvuga ngo natwe turabafite buriya, ahubwo reka nkubwire iki kintu, akahita koza uzi ko waje mu mugambi w'Imana utakoze ni ikibazo. Abashaka kumenya impamvu cyangwa se hari ibyo utari wakamushyikirije yarategereje yarayiteguye muri iyo minsi. No kuvuga ngo abo babikubwira hari ibintu byinshi bituma baruhuka kuri iyi cano, cyangwa se iyo wagerageje gutera intambwe z'ibirenge byawe urugero ukajya gushaka umukozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo hari ijambo wenda rivugirwa kuri iyo televiziyo cyangwa se muri izo ntambwe z'ibirenge byawe watayanze, ujya gushaka umuntu hari icyongera kubakika ku mitima yabo. Iyo bamaze kabiri bitaboneka bahita bumva bacogoye, bakibaza ngo ese byabaye biti. Urugero nk'uwo muntu wakubaje gutyo, nanjye nafite abantu benshi bamaze iminsi bampamagara, se byagenze bite kudaheruka, wararwaye byagenze bite? Nawe ati ndi muzima. Navuga ati ndi muzima, ahubwo buriya hari icyo Imana kibategurira. Ariko ndagira ngo mbwira abadukurikiye cyangwa se badukunda, hari icyo Imana yabateguriye kuri uyu munsi. Jambo ry'Imana ryo ratubwira ngo iyo Imana igukereje iragutegera. Uvanga Imana yari igitegura ibibakwiriye. Njewe hari abantu beza kandi n'abo bantu beza mwana reka ngubwire. So afite uwo mutima. Barawufite pe. Utegereza ko nta n'amafaranga babifite. No kuri ntaye. Ntaye rwose ukabona umuntu yarakwikundiye, yavuga ati David nta kintu nagufasha. Sibyo kugusenga ngo Imana igira ute? Imana iguha ubuzima cyangwa se Imana iguha umugisha. Reka ngubwiye ukuntu cano yawe ihagaze, atuzanya bavuga butumwa banaba utu n'uyu ni gutya, uyu ni gutya, uyu ni gutya, uyu ni gutya, bakanampanurira. Oya reka tunabatinyure tuvuge iki kintu. Kuvugisha Julienne si uko bafite amafaranga. Hari n'ababa batayafite ariko dukeneye ibitekerezo byabo. Hari ababa batayafite ariko dukeneye impuguro zabo. Urugero hari abadukurikira baturusha ibitekerezo cyangwa se baturuta no gukura mu gakiza cyangwa se baturusha n'imyaka, ukaba wanaduhamagara ukaduhugura ukatugira inama mbese ukanatuganiza. Natwe tuba dukeneye aho kutuganiriza, si uko tuganiriza ufite amafaranga gusa, ahubwo n'ibitekerezo twize gute turabikeneye. Rero nimukitinye, natwe turabakunda. Urugero buriya hari nk'umubyeyi twaraye tuganiye
ni ukuri pe ntabwo anzi ari mu bihugu byo hanze bitandukanye sinzi n'icyo gihugu uko bakivuga ariko we buraranzi ariko yarankunze nanjye ndamukunda ndagira ngo mbimushimire kuri uyu munsi ndamushimiye kubw'umutima w'urukundo yagize nubwo ari mu ntambara cyangwa se mu bimugoye ariko ndamushimiye kubw'ibiganiro ajya aganiriza abantu niba ari ikintu kidasobanutse akabwira ati ahangaha nubwo byagenze gutya ubutaha uzabigenze gutya uzakosora iki ngiki aho ari hose yumve ko mushimiye ni ukuri pe kandi musabira ngo Imana imuhe n'amafaranga Imana yamuhe Imana ibaha amafaranga kuko amafaranga niyo dukeneraho byose kaboneka nsoka mvuge aka kantu umuntu agira icyifuzo cyo kurya akajya gusengera ibiryo kandi ikindi akajya gusengera amafaranga usengeye ibiryo usengeye amafaranga usengeye imyenda usengeye n'inzu usengeye inkweto byose urabisengeye ariko usengeye n'iki n'amafaranga ariko reka mbakosora aka kantu ntabwo ibyo bintu byose wabisengera ngo uzabishobore watagangarira mu nzira ahubwo ikintu ukora ni ukuvanga amafaranga akora ibintu byose usengera ikintu kimwe gusa gishatse kuvuga ngo ni iki icyo kintu usengera rero usengera amafaranga kuko iyo ufite amafaranga inkweto urazigura kabiri iyo ufite amafaranga inzu urayubaka gatatu iyo ufite amafaranga ugica ushaka iyo ufite amafaranga wisiga amavuta ugize gute ushaka iyo ufite amafaranga ukora urugendo wagize gute ushaka rero nari nshatse kukubwira ngo ntugasengera ibyo bintu byose kuko ntiwanabishobora kubera ko nawe mfite n'amafaranga nanjye nafashe ku tike yanjye nza hehe uzi burera ubwo rero ntabwo bari gusengera ngo mana ngo urugendo ngo bigende ahubwo Imana iguha amafaranga wasengeye amafaranga Imana iguha amafaranga kugira ngo ugere burera urugero nkanjye nanjye nubwo ejo umunsi w'ejo tuvugana ndi bujye muri Rwamagana ahantu bita Karenge ubu nanjye ndi gusengera amafaranga nese nava ngo mana ngo ndi kugikarenge ngo none oya Imana niduha amafaranga niyaza kuko n'ubu n'amafaranga nayisi tuyakoresha no mu isi kuko tuzagira ni ukuri pe tuzabigororera rero Imana iduha amafaranga kandi Imana iduhe n'umutima wo gukunda buriya utagira ngo kujya muri Rwamagana si uko nkumbuye ababyeyi cyane nabo ndabakumbuye pe nkumbuye barumuna banjye nkumbuye n'umwana wanjye n'ikirenze kuri iki hari Rwamagana gusa ari ku ishuri ariko nabwo ndamukumbuye ariko no kuvuga ngo ikineye kenshi kugira Rwamagana si ukujya kwiyerekana si uko nkumbuye n'ababyeyi cyane ndabakumbura pe ariko turavugana ariko ikibinteye cyonyine ni umuntu umwe wenyine gusa wagira amatsiko y'uwo muntu umuntu utumye ngira Rwamagana ni umubyeyi wigeze kumpamagara ama icyifuzo cyo kumusengera wambaza ngo wamusengeye ku kihe yamamagaye ejo bundi arambwira ngo musengere Imana ngimuha karondoni ngo byibuze ngo niyo wasengera Imana gusa ikama karondoni udupande tubiri ngo nahita ngira icyizere ko Imana inzi rero reka nkubwire ejo urakajyana manzi umbwiye kuri butwara narijatse kukubwira ko ntago mfite amafaranga pe sindi n'umukire ariko umukire wa mbere ubukire mfite bwa mbere ni mu mutima urayafite mbya ejo karondoni uragatwara narijatse kukubwira ko ndanagatwara umunsi w'ejo kandi ntago ndi bugatware katanadoze uyu munsi ntegetswe kukadoda nkamujyanira ikanzu doze neza ya karondoni kuko Imana yaravuze ngo umudayimoni dushoboye gukubita tumukubita Imana ku mafaranga ufite yongera handi menshi ikindi gihe nubwo cyaba ari igihumbi yongere handi ikindi gihe nzatware byinshi rero reka nkubwire Imana umuntu ntazaguha icyifuzo ushoboye gukemura ngo ugisengere umuntu nakubwira ngo Davi ngo usengere ngo Imana ngo impe ibyo kurya ufite agafuka k'umuceri mu nzu ufite agafuka k'akawunga mu nzu wadaha ibiro bibiri ugahita wica umudayimoni ni ukuvuga ngo umudayimoni iyo umwishe iryo joro Imana nayo yongera igakomereza aho ugize gute ugereshe ni ukuvuga rero ntabwo nari kujya gusengera Londoni y'ibihumbi 4 mfite ubushobozi bwo kugura Londoni y'ibihumbi 4 kandi mpamya ntashidikanya ko atari n'uwo gusa Imana ni inshobozi ishobora kuzaremera nk'abantu 3 shara yafite mwa ahubwo we n'Imana yagire menshi
yagira menshi oya nta mafaranga afite byose ni ukwitanga byose ni ukwitanga kuko ntabwo uzabika umufuka w'umuceri mu nzu ngo uvuge ngo nta byo kurya ufite nurangiza Julienne ninkubwira ngo nsengera Imana impa ibyo kurya wurira umusozi ngo ugiye gusengera ikiro c'umuceri kandi usize agafuka mu nzu oya ntabwo bishoboka ahubwo ka gafuka ufite mpaho ikiro Imana nawe irakwagurira cyangwa se ejo hazaza nigashira Imana izaca izindi nzira nawe urya rero ibintu byose ni ukwigomwa si uko tuba tubifite ahubwo ikintu cyose ni ukwigomwa nanjye ntayo mfite ariko bibe bikiya tubisangiye bakangubwiye kino kinyarwanda tugikosora yego urayafite make ari kwifashisha yego kandi na menshi nuyagira nayo kugira ute nayo tuzayafashisha ahubwo Imana yongere kuri make y'ufite ugire menshi Imana yawe kandi kusa ikintu navuga bajya bavuga ngo ukora neza wigendere amatunda y'iko mbere Imana ngifite uburyo bwinshi guhembamo ifite inzira nyinshi nawe yacamo ikakugirira neza ubura muntu no kuvuga ngo reka nsenge irondo nibura ngo Julienne zigira ibure yari yarasenge igihe kingana yayisengeye igihe kirekire hanyuma bidashobotse abisengeye bidashobotse ahita yumva ko Julienne ari ufite ubushobozi bwo kugira gute bwo kuyisengera ariko ntago Julienne ngiye nuri umusozi ngo ndi kujya gusenga ngo Mana muhirondo nta nubwo mvuze ngo Mana ngo none ngo bigende bit oya ahubwo niba bishoboye ndayimuremeye kubera ko yizeye Julienne nakagombye kuguherekeza Julienne turakwakira umuhanuzi mwiza umukobwa mwiza mwana w'Imana yego amazina yose meza akubereye ukongeraho ngo Esther oya shetu na Esther ukongeraho ngo na Esther kuko nese katari David wari inyise katari na mama wambyaye wari inyise kirenze kuri ibyo si umuryango wari ahubwo wangiriye ikizere yabunye ko mukesha Imana Julienne bitanyuze hangira avuga ngo nyongeyeho na Esther byarushaho kuba byiza turakwakira mu ijambo ry'Imana mukozi umuhanuzi mwiza murakoze cyane tamicya dusigaranye uyikoreshe neza kandi tugiye amagambo y'ubwenge anadushyigikire wenda iki ni kintu navuga n'abantu baza gusigikira yerekwa n'iryo sengesho wasenge uwo muntu byo kubanze kurizamura nge ntabwo narizamura ahubwo narishigikira n'abantu baza gushyigikira icyo gikorwa Julienne azagera mu mudugudu afasha oya tugomba kubikora kuko sinzi niba Julienne ushobora kuba afite Imana ishobora byose kandi sinzi akajyamo nkunda kuvuga kenshi cyane ahantu benshi niko basigaye banyita kuri Go Nike TV sigaye bavuga ngo nahatari inzira ari mu kwayo ntabwo bagiye hamagara Julienne ahubwo basigaye bavuga ngo nahatari inzira ari mu kwayo kakanagira kagizaho amatsiko nakubaza tuzisobanura ntabwo Julienne bakivuga niyo umuntu amamagaye avuga ni wowe Julienne ngo nahatari inzira ni mu kwayo nkahita numva ako kantu nyine karabashimishije no kubera ko nahatari inzira ari mu kwayo nawe yamamagaye ariko ubona ko nyine nta kindi ndi bumufashe kubera nzi ubuzima karasekeje pe nahatari inzira ni mu kwayo ni ukuvuga ngo yaburiye inzira muri Rwamagana aburira inzira muri Karenge we yanambwiye none ngo nagiye na Samatare ngiye gusengera uwo mwambaro Samatare ni mu buvumo sinzi niba uhazi ndahazi nanjye narahagiye ariko urebye abantu yagiye gusengera London y'ibihumbi 4 inshuti yanjye haragoye noneho inzira iburira muri Rwamagana iburira ni Karenge iburira na Samatare ahubwo inzira ibonekera hehe muri Burera kwa Julienne ndabyumva neza ariko umuntu bose abantu bahita bakora ishusho ye niba nawe warabuciye bahita wumva ubuzima bwabaye uhita wumva ubuzima no kuvuga ngo niba ari umubyeyi reka nkubwire buriya David niba ari umubyeyi akaba asengera London ya bine kandi nzi neza ko afite abana bane n'umugabo aburiya mituweli yo iraboneka ano ku yindi televiziyo turi kumwe ndabasuhuje amahoro y'Imana be namwe kandi ndabakunda amakuru yanjye ni meza nizere ko namwe mumeze neza tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko tutarumva ijambo ry'Imana ndagira ngo tumanze dusengera no kwizera kugira ngo Imana iduhe kwizera no kwihana kuko kwizera twumvise ko ariyo password y'ibintu byose icyo wizereye aricyo kigukorera icyo wizereyemo aricyo kigufasha niba wizeye ko tugiye kumva ijambo akaba ari ryo rigufasha Imana ibigenze nko kubyizeye niba wizeye ko Julienne ari guhanura akaba ari byo bigufasha Imana ibiguye nko kubyizeye niba wizeye ko urumva ijwi rya Julienne gusa ugasubizwa ikibazo ufite Imana ibiguye uri Imana nziza uri Imana idukunda uri Imana y'amahoro izina ryawe nirishimwe
nushimwe ko warinze abakunzi bacu ndetse n'abatadukunda, ubongerera iminsi yo kurama no kuramuka, ubongerera iminsi yo kubaho, nubwo bamwe barwaye cyangwa se abandi bakaba bafite ibibazo bitandukanye, ariko twongereye iminsi yo kubaho turi guhumeka umwuka w'abazima, ahabwa icyubahiro. Nushimwe kandi ko wabarinze natwe ukaturindira muri Burera, David nawe uramurinda muri Musanze, nushimwe ko warinze intambwe z'ibirenge bye akagera muri Burera amahoro, izina ryawe nirishimwe. Si inyungu ze yari arimo, ahubwo ari mu nyungu z'umurimo w'Imana. Twebwe twese turi mu murimo w'Imana, twishishikariza abantu kugira ngo twumve ineza y'Imana no gukora kw'Imana no gutabara kw'Imana. Nyemerera rero abantu bose badukurikiye tugiye gufatanya kumvira ijambo, udushigikire kandi buri muntu wese uhaze kwifuza kwe. Dufite ibyifuzo bitandukanye, ntacyo namenya utarabimenya, ariko iyo tugiriye icyizere uduha icyizere cyo kumenya hejo hazaza. Ngaho nyemera abantu bose badukurikiye bafite ibyifuzo uhaze kwifuza kwabo. Unyemerere ubabere dogiteri w'abadogiteri, ari abarwayi, hari abakeneye amafaranga uyabahe, hari abakeneye ubuzima bwiza ububaremere, kandi imbaraga zawe ziboneka kuri buri muntu wese udukurikiye. Ngaho nyemera utwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri, komeze kuturwanira intambara tutazi ndetse n'izo tuzi, iz'iburyo n'iz'ibumoso zirwane. Turagutumiye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Nyemere tubane natwe muri aya masaha cyangwa se iminota tugiye kumara imbere yawe, udushyigikire ubane natwe, ni mu izina rya Yesu urakoze, amen. Hanyuma tugiye kuganira ijambo riri muri Zaburi ya 45. Zaburi ya 45 ndagufasha gusoma. Yego, Zaburi ya 45 umurongo wa mbere turageza kuri 5. Hanyuma umfashe wowe udukurikiye cyangwa se wowe turi kumwe twumve icyo Umwami Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Nari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 45. Zaburi ya 45 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Hanyuma wumve uko icyo Umwami Imana gushakaho, umve n'ukuntu Imana igiye kurwana intambara zawe, umve ukuntu Umwami Imana agiye kukujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza. Ibyo waburiye inzira nari nshatse kukubwira ko ugiye kwibonera inzira muri iyi Zaburi. Ibyo waburiye igisubizo nari ngiye kukubwira ko ugiye kwibonera igisubizo muri iyi Zaburi. Umuririmbyi yaravuze ngo Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Baravuga ngo nicyo gituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Hanyuma nawe Umwami Imana azagutabara, nicyo gituma utamwara. Oya, ntago ndayisoma. Reka tuyibasomere. Zaburi ya 45 umurongo wa mbere turasoma kuva ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. Hano hatanga ngo umutima wanjye, sibyo? Yego. So turahera? Yego. Umutima wanjye umutima wanjye urabize. Umutima wanjye urabize, urasesekara ibyiza. Ndavuga indirimbo naririmbiye Umwami. Ndavuga indirimbo naririmbiye Umwami. Ururimi rwanjye ni akaramu kuwandika vuba. Ururimi rwanjye ni ikaramu y'uwandika vuba, ari wo Uwiteka nyiribihe. Kuruta ubwiza bw'abana b'abantu, gukundiriza busutswe ku minwa. Ukuko ubwiza bwe burusutse ku munwa wawe. Gukundiriza ku minwa yawe. Nicyo gitumye Imana iguha umugisha iteka. Nicyo gitumye Imana iguha umugisha uteka, kubw'ururimi rwawe rwatakambiye Imana kenshi, kubw'ururimi rwawe rwatakiye Imana kenshi. Nicyo gitumye Imana iza kurwana ku buzima bwawe, nicyo gitumye Imana iza kukurengera ku buzima bwawe, nicyo gitumye Imana imanuka kukurwanirira ibyo utarushoboye kwirwanirira, nicyo gitumye Imana imanuka kureba ibyari bikugoye cyangwa se byari bikuremereye. Yego. Tugeze kwa kangahe? Navuze Zaburi ya 45. Tugeze ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa 5. Yego, tugeze ku murongo wa 4. Wantwariwe ambara inkota yawe. Wantwariwe ambara inkota yawe. Ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Ugendane n'icyubahiro kuri ku ifarashi. Ugenda n'icyubahiro cyawe uri ku ifarashi. Uneshe. Kugira ngo uneshe byari bikugoye, kugira ngo uneshe byari bigutsikamiye, ambara ubwiza bw'Imana, wambara imbaraga z'Imana, ndetse ugende ku ifarashi. Umurongo wa mbere kugeza kuri 5. Umutwe w'amagambo avuga ngo ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Yego. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Uwo yishimisha. Yimikishije amavuta.
ati ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kandi kw'iburyo nkamureka nkamukomeza cyangwa se nkamuneshereza. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta niwe mfashe ukuboko kandi nkamukomeza, kabiri nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Kandi kandi kirenze kuri ibyo nzakenyuruza abami kugira ngo mukenyeze. Ni ukuvuga ngo hari abo Imana igiye gukenyuruza kugira ngo igukenyeze, hari abo Imana igiye kubuza amahoro ku buzima bwawe, hari ibyaburiye igisubizo Imana igiye guha igisubizo, hari ibyabuze ijambo Imana igiye guha ijambo. Kuko aravuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta, kabiri avuga ngo kandi niwe mfashe ukuboko nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. kugira ngo mukingure inzugi z'imiringa kandi kugira ngo mukingurire inzugi z'imiringa kandi kirenze kuri ibyo amarembo ntazugarirwa. Ni ukuvuga ngo inzugi z'imiringa ziri imbere yawe ni nyinshi cyane. Hari amagambo ashobora kuba ari inzugi z'imiringa waburiye inzira, hari uburwayi ashobora kuba ari inzugi z'imiringa, hari ubwihebe bikugose imbere yawe cyangwa se waburiye igisubizo, hari uburwayi butandukanye waburiye igisubizo, hari intambara zitandukanye ku buzima bwawe wananiwe kurwana, hari ideni wananiwe kwishyura, hari intambara mu rugo iwawe waburiye igisubizo, ugiye no mu muryango uburu wakugira inama, ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe ngo Uwiteka aravuze ngo uyu niwe Kuro nimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kandi ndamukomeje. Ntabwo ari Kuro muri Bibiliya wa kera turi kubwira rata, ahubwo Kuro ni wowe kudukurikiye, wowe udukurikiye uri Kuro, nanjye uvugira ijambo ndi Kuro. Ni twebwe Uwiteka afashe amaboko kandi aradukomeje, kandi kabiri avuze ngo azatuneshereza amahanga ari imbere yacu. Ni ukuvuga ngo amahanga, ufite amahanga kugose atakwifuriza kubaho neza, atakwifuriza icyiza, atakwifuriza ko watera imbere nk'abandi, ufite amahanga atakwifuriza ko wahabwa akazi nk'abandi. Ariko turashimira Imana ivuganye natwe kuri uyu munsi, akimana ari yedufashe ukuboko, kabiri ko yiteguye kutuneshereza amahanga ari imbere yacu. Yego. Kabiri nzakujya ataringaniye maringanize. Aravuze ngo kandi kirenze kuri ibyo azakujya imbere wowe udukurikiye, twebwe twese azatujya imbere, azaringaniza ahataringaniye. Ni ukuvuga ngo aho wabonaga ari imisozi, Uwiteka nyiribihaje kuringaniza ahataringaniye. Ni ukuvuga ngo ibyo wabonaga ari intambara waburiye igisubizo, Imana ije gutanga igisubizo kuko ije kuringaniza ahataringaniye. Aho wabonaga warabuze urubyaro, Imana ije kuringaniza ibitaringaniye, nawe iguha amahoro n'umunezero mu mutima, nawe kuremera umwana kuko yahaye Sara umwana ashaje, abona nta nzira, abona nta gisubizo, n'imiryango ibona ko byarangiye. Imana uko yazuye ubuzima bwa Sara ikamuha umwana ashaje rata, anshatse kukubwira ko nawe Imana ije kuringaniza ibitari biringaniye. Yego. Yego? Yego. Nzamenagura inzugi z'imiringa. Ibirenze kuri ibyo nzamenagura inzugi z'imiringa, ndetse n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri kugira ngo ahataringaniye Imana iharinganize. Igiye gutanga ingabo ntoya ndetse n'inini zirwane ku buzima bwawe, izamenagura inzugi z'imiringa ndetse n'ibihindizo by'ibyuma izabicamo kabiri kugira ngo utabarwe. Atabaye Imana ibikugose ntago wabicamo ngo bikushobore, atabaye Imana ibi ntambara ziri kukurwanya ntago wazirwana ngo uzishobore, hatabaye Imana iyo deni ntiwabyishura, hatabaye Imana akazi ntiwagahabwa, hatabaye Imana urugoni rwakubaka kabone nubwo ruri ku manegeka, hatabaye Imana abana bawe ntibakubaha, hatabaye Imana abana bawe baba inzererezi. Ariko Imana y'amahoro turayishimiye kije kuringaniza ahataringaniye, ibihindizo by'ibyuma byatwigizeho karande ije kubicamo kabiri, kandi inzugi z'imiringa iraje zimenagure ku buzima bwawe. Nawe Imana iguha akazi, nawe Imana iguha igikundiro, Imana iguha umwana, Imana iguha inzira aho wabuze inzira, Imana iguha imibereho aho wabuze imibereho, Imana iguha ibyo kurya rata. Amen. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, kandi Imana y'amahoro izaguha ubutunzi buri mu mwijima, akabiri izaguha n'ubutunzi buri ahandi
hantu hatagaragara cyangwa se hahishwe. yego ni ukuvuga ngo bigaragariye amaso y'abantu yego ntago waba ukibubonye. Imana y'amahoro iraduhishira kugira ngo batatuvutse imigisha Imana yadusezeranije tutarayinjiramo. Imana y'amahoro ikakureka ukamanza wahura n'ibikugora, ukamanza wahura n'ibikurwanya, ukamanza wahura n'ibikugerageza, ariko hari icyo Imana iba yaraguhishiye kitagaragarira amaso y'abantu. Ni ukuvuga ngo ibigaragarije amaso y'abantu bagukura mu buzima cyangwa muri iyi si utaragera ku byo Imana yagusezeranije. Ni ukuvuga ngo Imana y'amahoro izi ubwenge butandukanye n'ubw'abana b'abantu. Izaguha ubutunzi, izaguha n'ubundi buri ahantu hahishwe cyangwa se buri ahantu hatagaragara. Ni ukuvuga ngo bugaragaye hari abatifuza kububona, ariko Imana ni nziza. Imana y'amahoro ijya imenya ibidukwiriye, ikavuga ngo nubwo Julienne ari guca mu bikomeye, yewe udukurikiye nubwo ufite ibigukurura bigusubiza inyuma, Imana y'amahoro yakubikiye ibintu byinshi umwana w'umuntu atazi. Nubwo ari kukubona mu isura y'uyu muntu, Imana yakubikiye abana b'abantu batarabonesha amaso yabo. Imana y'amahoro tugirire neza. Dukomeze twumve uko hatubwiye. nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko Uwiteka ari we wavuganye nawe, cyangwa se kugira ngo umenye ko Uwiteka atandukanye n'abantu, kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagaye, kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagaye mu izina, akuruta uko abandi bantu batumenya. Haleluya, haleluya. Kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagaye, ko ari njewe Mana ya Isirayeli igiye kukuneshereza amahanga ari imbere yawe, igiye kukuneshereza intambara ziri imbere yawe, igiye kukwishurira ideni wananiwe kwishura. Turashimira Imana ijya utumenya n'amazina. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana itumenya n'amazina ikamenya n'aho tuvuka. Igiye kutuneshereza amahanga ari imbere yacu. Kabiri igiye kumenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma bigiye kubicamo kabira, kugira ngo igutabare, kugira ngo itabare Julienne, kugira ngo idutabare bidashoboka, kugira ngo idutabare bamaze kuduciraho iteka. Imana y'amahoro tugirire neza. Dushimiye Imana itumenya amazina, kugira ngo umenye ko ari we Mana nyakuri. Dukomeze. Umurongo wa 4 handitse ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije, kubw'umugaragu wanjye udukurikiye, kubw'umugaragu wanjye udukurikiye, cyangwa se kubw'umugaragu wanjye Julienne, nguhamagaye mu izina ryawe nubwo utigeze kumenya. nguhimbye izina. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro iguhimbye izina, wowe udukurikiye nubwo utarasobanukirwa Imana nyamana, nubwo ufite ibyakugoye, nubwo wabaswe n'ibyaha, nubwo wabaswe na karande, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhimbye izina nubwo utigeze kuyimenya. Nubwo yagukoreye byinshi ntubiha agaciro, nubwo yagukijije byinshi ntubiha agaciro, ariko Imana y'amahoro itareba nk'abantu. Areka nkubwire ngo Imana iguhimbye izina nubwo utigeze kuyimenya, nubwo utigeze kumenya imirimo yayo, nubwo utigeze kumenya ko n'ubuzima uhagazemo ari ukubera Imana. Imana ntago yitaye kuri umunyabyaha. Bishatse kuvuga ngo Imana tugitekereza gukora iki kiganiro, cyangwa se tugitekereza kuvuga ijambo, Imana yabanje yeza imitima yacu. Impamvu muze ngo Imana yabanje yeza imitima yacu, nuko ivuze ngo kubw'umugaragu wanjye natoranije Yakobo. Yakobo ni wowe ubwirwa, Yakobo ni Julienne, Yakobo Isirayeli natoranije, nguhimbye izina nubwo utigeze kugira gute kumenya. Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo wigeze kuyimenya. Hari ibyo yakoze ntiwamenya ko ari Imana yabikoze, hari intambara yakurwaniriye ntiwamenya ko ari Imana yayirwanye, hari ideni yishuye ntiwamenya ko ari Imana yishuye, ariko Imana y'amahoro yavuze ngo nubwo utigeze kuyimenya yongeye kukugarukaho, nubwo utigeze kuyimenya yongeye kukurwanirira, nubwo utigeze kuyimenya yongeye kuguha agaciro, ititaye kuri umusambanyi, ititaye kuri umunyabyaha. Nari nshatse kuvuga ngo Imana yatwejeje. Yego. Hano ari umurongo wa 5 uryoshye cyane. Ari umurongo uvuga ngo ni njye Uwiteka nta wundi. Ni njye Uwiteka nta wundi. Nta yindi Mana ibaho ni. Ni njye Uwiteka nta wundi, kandi ni njyewe Mana ibaho. Bishatse kuvuga ngo nta wayimanjirije ndetse nta nuzayiheruka. Kabiri ntago yigeze yimamamaza ngishyirweho n'amatora. Gatatu ntago yatowe n'abana b'abantu. Ko yavuze ngo ni njye Uwiteka nta wundi, nta n'uwamumanjirije. Ni njyewe Imana izahoraho, kandi ni njyewe uriho. Imana itugirire neza. Yego. Umurongo wa 5 avuga ngo nzagukenyeza nubwo utigeze ukenyera. Ikirenze kuri ibyo nzagukenyeza
nzagukenyeza nubwo utigeze ukenyera, nzakugaburira nubwo utigeze kumenya, nzakwambika nubwo utigeze kumenya, nzaguha agaciro nubwo utigeze kumpa agaciro, nzagukenyeza nubwo utigeze kunsobanukirwa cyangwa se nubwo utigeze gukenyera. Imana yamahorije gukenyeza, Imana yamahorije kwambika abambaye ubusa, Imana yamahorije kugaburira abatarariye, Imana yamahorije kwishurira abantu ideni, Imana yamahorije kubakira abantu amazu, Imana yamahorije gutanga amahoro mu ngo zari zubatse ku manegeka. Iravuze ngo nzagukenyeza nubwo utigeze gukenyera, nzagukomeza nubwo utigeze gukomera, nzakwagura nubwo utigeze kumenya. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro igiye guca mu bikomeye kugira ngo ikore ibikomeye ku buzima bwacu, nubwo tutigeze kuyisobanukirwa, nubwo twaduhuye n'ubutunzi tukadamarara rata, nubwo twageze muri iyi si tukadamara tukibagirwa hejo hashize. Imana y'amahoro itugarutseho. Amen. Imana y'amahoro itugarutseho. Hari ibyatumye tudamarara, hari ubuzima bwatumye tudamarara, hari imibereho yatumye tudamarara. Reka nkubwire ngo ibyo byatumye tudamarara. Imana y'amahoro itugarutseho. Imana y'amahoro ibangiye kutwezereza ubugingo. Iyo bitatwejereje ubugingo ntabwo ibivuze ngo nubwo tutigeze kuyimenya itugarutseho. Hanyuma nawe Imana ikugiriye icyizere, nanjye Imana ingiriye icyizere. Birashoboka ko utayisobanukiwe, birashoboka ko utayihaye agaciro, ariko Imana y'amahoro ikugiriye icyizere. Iravuze ngo iraje iringaniza ahataringaniye ku buzima bwawe. Yego. Ahataringaniye ni henshi, ibikugoye ni byinshi, ibyo byose biri mu bintu bitaringaniye, ibikuruhije biri mu bintu bitaringaniye rata. Kubura ikintu washakaga kandi ufite amaboko yo kukigeraho ukumva wakora ukakigera ariko ntibikunde, ibyo biri mu bintu bikuremereye. Ariko iravuze ngo imisozi iri imbere yawe iraje iyiringanize kugira ngo nawe ucyamike ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Ngo ni we Yakobo nahimbye izina mugaragu wanjye. Hanyuma utuyereye umubyeyi mwiza cyangwa udukundiye, watwongeza umurongo wa 6 wonyine. Wongeza umurongo wa 6? Yego. Umurongo uraryoshye noneho. Reka usome neza. Kugira ngo uhereye iburasirazuba, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba, bamenye ko ari nta yindi ihoraho. Kugira ngo bamenye ko nta yindi Imana ihoraho itari njyewe. Hari mu majyaruguru no mu majyepfo, hari mu bihugu bitandukanye, hari mu majyaruguru, nshatse kuvuga ngo impande zose, isi yose bamenye ko ari we Mana nta yindi. Umva kuntu urangira. Ninjye Uwiteka nta wundi. Ninjye Uwiteka nta wundi ubaho. Ninjye waremye amahanga atandukanye, ndangeje nde mu Rwanda, ndema amajyepfo ndema n'amajyaruguru. Imana itugirire neza. Bishatse kuvuga ngo niyo Mana yaremye umugore, irema umugabo, irema umwana ndetse irema n'umuntu mukuru. Nuvanga ariko twese imbere y'Imana iravuga ngo umva mwana wanjye. Umva reka mbongeze uno murongo wa 7. Umve neza iby'Imana ikora. Haleluya. Ninjye urema umucyo. Ninjye urema umucyo n'umwijima. N'umwijima. Nkazana amahoro. Ninjye urema umucyo nkarema umwijima nkazana amahoro. Nukuvuga ngo niwe wemera ko azana ibibazo akazana n'ibisubizo, niwe urema amakuba akazana umunezero ku buzima bwawe. Bishatse kuvuga ngo ubuzima uhagazemo, wowe udukurikiye, wowe turi kuganira, bishatse kuvuga ngo ubuzima urimo nta kigeze gitungura iki Imana, kuko iratubwiye ngo umwijima niwe urema, umucyo niwe urema, umunezero niwe utanga, umubabaro niwe utanga. Imana y'amahoro itugirire neza. Nukuvuga ngo ibyo uhagazemo byose, intambara zikugoye, ibibazo bikuruhije, wabuze urubyaro, wabuze akazi, nta kibi Imana itagize gute itacyemeye. Ariko iravuze ngo ije kuringaniza ahataringaniye. Nukuvuga ngo kubura akazi byari bikubereye umusozi, kubura ibyo kurya byari bikubereye umusozi, kubura imyambaro byari bikubereye imisozi, kubura aho gutura byari bikubereye umusozi, ideni ufite bikubereye umusozi. Tayabini kontaje vedo sanseni niwe dusa. Nukuvuga ngo ndetse n'urwangano ruri ku musozi w'iwanyu cyangwa se agaciro waburiye ku musozi w'iwanyu, ibyo nabyo biri mu bushake bw'iki bw'Imana. Kugira ngo ratubwira ngo umuntu uzaba ukomeye amanza yaca mu bikomeye. Kuko iratubwiye ngo niyire mu mwijima ikarema n'umucyo. Bishatse kuvuga ngo yabishatse yaguha umunezero, yabishatse yatuma ubabara, kuko ijambo ryarambwiye ngo twapfushije izitwa Imana, atwabyaye izitwa Imana. Bishatse kuvuga ngo nupfusha Juliyene nzaba ndi gushima ko Imana yampaye umwana.
nubyara nzaba ndikurira ko nanjye napfushije, kandi nunaburara njye nzaba ndi gushima Imana ko yampaye iki ibyo kurya, kuko ibiri mu isi byose ni ibyayo, kandi ijya yemera ko byose bitugeraho. Nari nshatse kubwira abadukurikiye rero, ikibazo uhagazemo, ikigeragezo uhagazemo, intambara uhagazemo, ibiri mu isi byose ni ibyayo, kugira ngo niyire mu mucyo ikare mu mwijima. Ni ngiye uzana umubabaro nkazana n'amahoro. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe twigeze tuburana Imana, ahubwo Paskwade y'icyo kintu twizere ko Imana ikuyeho imisozi imbere yacu, iringanije ahataringaniye. Kandi ikintu cyanejeje ni uko yavuze ngo ije kumenagura inzugi z'imiringa ziri imbere yacu. Gatatu iravuga ngo ndetse n'ibihindizo by'ibyuma byari biguteye ubwoba, ibyari biguhangayikishije, Imana ije kubimenaguramo kabiri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo bishobora kuba utari kunze nk'uko ndikunze. Iri jambo bishobora kuba atari n'ubwa mbere uryumvise. Iri jambo ni irisanzwe, ariko muri njyewe bitewe n'uko ndyumva ntabwo ari ibintu bisanzwe. Wakwibaza ngo Bibiliya kirimo ibitabo byinshi, ni ukubera iki twasomye iri jambo? Ariko ni mu mugambi w'Imana, kandi Imana igira ireba ibidukwiriye akabiri byiduha. Ni ukuvuga ngo Imana igiye kukomara igikomere kingana n'iri jambo ikubwiye. Nuvuga ngo nawe hari byakubereye umusozi, ntago Imana ikubwiye ko igiye kwitsa umusozi ntawo uhari. Wowe ugiye kubyumva bishatse kuvuga ko ufite umusozi, wowe ugiye kubyumva ufite ibihindizo by'ibyuma biri imbere yawe. Imana y'amahoro nishimwe ko ibyo byose bikuyeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Njyewe najyaga ntinkuru nakwivugira ngo ibitugeraho byose Imana iba yabyemeye, nta kitatugira Imana gifite mu ruhari, nta na kimwe ngo buri kimwe cyose kitugeraho, ariko ukaba wamaze umurongo utagira ute ubyanditsemo tarengera iryo jambo ryanjye. Nyine waruzi wenda ko ibitugeraho byose Imana iba yabyemeye, ariko n'uwakakubajije ngo byanditse ntago wakagomye ko ntago wakamenye ko byanditse muri Yesaya. Nahane henshi umuntu yakagenda akaza kubihengeka, ariko byiba iyo umaze kubona ko ibyo uvuga bifite isano. Tugiye gusoma muri Yesaya umurongo wa 7 nahise ufata mu mutwe. Yego, ningiye ure mu mucyo, hare mu mwijima hazana amahoro, hazana n'amakuba. Ariko buradavireka nkubwira, nta wundi witeka ningiye ukora byose. Nuvuga ngo Imana y'amahoro, ningiye ukora byose, ibyo byose ni ukuvuga ngo ibyo bikora Imana y'amahoro igiduha ibidukwiriye, kugira ngo ivuge ngo niyire mu mwijima ikarema n'umucyo igatanga amahoro. Izi ko nta mahoro dufite mu mutima, izi ko n'ibituremereye ari byinshi, izi ko abantu duheranywe n'umwijima kubera kubona utinze mu isezerano kandi wabuze kwizera, ugahita wumva ko atari Imana yavuganye nawe, ugahita wumva ko atari Imana yavuze. Ariko irongeye iravuga kuruta uko Julienne yabihanura, aravuga ngo ningiye ure mu mwijima nkarema n'umucyo. Kabiri avuga ngo ningiye utanga amahoro, ningiye Uwiteka wemera ko ibyo byose bigira gute bibaho. Nuvuga ngo umuhanuzi ashobora kubihanura ntubyizere, abigashoboka ko wanavuga ko wenda amarangamutima yabonetse, ariko turashimira Imana ari yibivuze atari Julienne ubivuze. Ntago nigeze nitira ngo mvuge ngo mvuke Imana ivuganye namwe, ariko Imana yo yabonye ko iri jambo rigukwiriye. Dushimiye Imana ko iduhaye amahoro, yabonye ko nta mahoro dufite. Kabiri ibona ko duheze mu mwijima cyangwa se mu rungabanga, ibona ko amahoro ari yakwiriye kuduha. Ariko amahoro, iyo ufite amahoro ibintu byose birizana. Dushimiye Imana ko ivuze ko n'amahoro iyatanga. Kabiri avuze ngo ifite amahoro arenza y'abana b'abantu. Umwana w'umuntu ashobora kuguha amahoro akagwaye umunsi umwe, hati uyu munsi ntago ndi bumutoteze, uyu munsi ntago ndi bumwangirize mu bintu bishoboka byose, agwaye amahoro y'isogonda rimwe cyangwa y'umunsi umwe. Ariko dushimiye Imana iduhaye amahoro. Kuba dukurikiye, ndagira ngo mubwire ko umuntu wese udukurikirana kuri televiziyo zose dukoreraho, Imana iguhaye amahoro. Aho waburi wabuze inzira, Imana iguhaye inzira. Aho wari uri mu buzima bw'amanegeka, Imana iguhaye ubuzima bufatika, kuko yavuze ngo niyire mu mucyo ikarema n'umwijima. Bishatse kuvuga ngo icyo twashaka cyose Imana irakiduhaye. Natari inzira ni mukwaye. Akandi reka nkubwire, hari ijambo nakunze kumva cyane ngo Imana igukiza yari ikurwaje. Imana igukiza yari ikurwaje. Bishatse kuvuga ngo Imana ntago yaguha amahoro utari ufite umubabaro, iguha amahoro wari ufite agahinda cyangwa umubabaro. Bishatse kuvuga ngo Imana igukiza yari ikurwaje. Julienne, turagushimiye cyane kuko ijambo ryiza tugejejeho. Byo kuri nge nuzuye umunezero, nuzuye ibyishimo. Amen.
n'abantu badukurikiraniza ko buzuye ibyishimo n'umuntu utagira kwizera sinzi ukuntu yaba ameze. Tumusabiye kwizera. Sinzi muri iyi minsi abantu dufite ibikomere byinshi ariko nabwo tukeneye kwizera. Dufite ibyadukomerekeje cyangwa se dufite ibyatujyanye kure, ariko hari ijambo rasomye avuga ngo iyadukomerekeje niyo izatwomora. Kuko ndatekereza ko nta mwana w'umuntu wagukomeretsa Imana itabigambiriye. Bavuze ngo niyire mu mwijima ikarima n'umucyo. Urumva niba wishingikiriye iyo jambo wakomereka bingana ite, uravuga ngo ni Imana yagize gute yabyemeye. Iyadukomerekeje nizagira gute izatwomora. Jure twagushimiye cyane rero ndagira ngo twibutse abantu badukurikiye tubabwiye nimero yawe ku muntu wakina kuvugana n'umuhanuzi w'Imana, kuvugana n'abamenya, ku muntu wakina kumva ahazaza he. Reka je twibwa ahazaza hawe, dushaka kumenya amakuru y'urugendo rwo gukora, dushaka kumenya amakuru bizakuba hejo, kuvugana n'umuhanuzi w'Imana. Hanyuma David tutaravuga nimero akamvugane n'uyu muntu udukurikiye. Hanyuma uyu muntu udukurikiye ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ahari hose ntabwo ari mu Rwanda, ariko uyu muntu afite ikibazo. Yagiye hano ahamagara abahanuzi batandukanye akababwira ikibazo afite. Hanyuma ikimenyetso ntaravuga ibyo byose, ikimenyetso Imana yampaye, hari n'uwigeze kumuca amafaranga ngo nabanza atanga igitambo cyo kugira ngo Imana imuhe umwana. Hanyuma amafaranga ayatanga nk'igitambo. Ndagira ngo ngutangarize ko Imana y'amahoro ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo Imana y'amahoro itanga umwana abidaciye ku mwana w'umuntu.